n'ibihe byiza aho abantu bashobora kuganira bakagira ikintu byabamarira. Ndagira ngo nkubwire ko atari byiza kugamburuzwa n'ibibazo, kandi ntukagire icyo utinya, ntihakagire n'umuntu ugutera ubwoba, kuko ubwoba n'igihirahiro iteka bigukura mu byimbo byawe. Hari inkuru ziba zanditse tukazikuramo isomo. Kera ngo imbeba yigeze gusura intare, noneho ngo yisanga mu zindi nyamaswa, ngo irayibwira iti uku kwezi nzakwica, ukwezi ni gushira nzakwica. Birangira gutyo baratandukana, ariko bigeze nijoro intare isigaye yonyine ngo iza kwitekerezaho, itangira yitekereza iri yonyine, ariko kubera ko yari izi imbeba icyo ari cyo, ikanavuga iti ariko se buriya imbeba yanabishobora. Bikomeza gutyo, hashize nk'icyumweru, urumva ko ibihe biba bigenda bisimburanwa. Hashize nk'icyumweru nibwo intare nanone ibitotsi byakomeje kuyibana ibibazo. Noneho ariko itangira kwibaza iti ko igihe kirimo kigenda, ubundi ubwo ngubwo biramutse bibaye, iyi mbeba iramutse ibishoboye ikanyica, byaba bimeze biti nk'umwami w'ishyamba. Intare ikomeza kubyihanganira, ariko ikomeza ibitekerezaho bihangayikishije. Igihe kiza kugera mu byumweru bya gatatu, iravuga iti, iribwira, imbeba ntiraza, iribwira iti ibyo ari byo byose iriya mbeba ishobora kunyica. Ikibazo kibana ikibazo. Uko ikomeza kubitekerezaho, uko ikibazo kigenda kiyiremerera, niko yagendaga inanuka buhoro buhoro, itakaza ubushobozi bw'umubiri, itakaza ubushobozi bw'ibitekerezo, yumva ko itishoboye, cyane cyane ko izindi zagendaga nayo ikaryama uko ibonye, guhiga bitangira kuyinanira. Nyuma y'iminsi, kwa kwezi kugiye kurangira, imbeba yatekereje kuzagaruka kuri ya ntare. Iraza, ije ku ntare isanga koko ya ntare yarananutse, yaranapfuye, iri mu masegonda yayo yanyuma. Aho ngaho icyo dukuramo mu buryo butangaje, nuko uko waba ungana kose, uko waba uri kose, iyo ukomeje kwikorera humuma dunia zirakuganza zikagushyira hasi. Koresha uko ushoboye urebe ko watsinda humuma dunia. Niho Nyagasani atubwira ati hadha bayanu linnasi wa huda, uko ngo icyo nicyo kimenyetso ku bantu, ni ukubasobanurira, wa maw'iza lilmuttaqina, bikaba ari n'inyigisho zikomeye kuri babandi bamutinya, babandi bamwibuka Allah subhanahu wa ta'ala, ntibaganzwe n'ibibazo kandi ntibagamburuzwe, ibyo ari byo byose bibacaho bakabyoroshya. Nyagasani ati wala tahinu wala tahzanu, muramenye, turabyibuka, muramenye ntimuzacika intege, muramenye ntimuzagamburuzwe kandi ntimuzagira agahinda, wa antumul a'launa, muri hejuru, in kuntum mu'minin, niba murabemera Imana bukuri. Kwemera Imana no kuyiringira no kuyitinya byonyine birimo intsinzi ikomeye. Just keep your faith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.